sinuko dutangiye episode ya mbere n'amagambo menshi. Dutangire California mu mujyi bita Los Angeles. Hey, filime witonze. Hey, jambo kurindi sibyo. Nuko dutangiye filime hari zasaga n'imodoka kubona ko ari za gisirikare. Abana bunda barakwikira, babyita kuzikwikira nk'uko umuhinza kwikira isuka. Bunda bari gushyiramo za magazini. Hano umusirikare ufite agafoto kari ubona kari famiye, umugore n'abana ni mu karagi hano. Hey, ni DJ Felix. Filime uwo mwana angana ati ejo asuzuza imyaka 3. Ewana keke ya niferisere ni njyewe uriho nzayishyura. Tibuka uko natekerezaga bwa mbere nanjye nataka njya kuri misiyo ya mbere. Buriya umusirikare akira misiyo ya mbere bafite mu ubwoba. Ntugire ikibazo mwana, uzabimenyera. Bigaragara ko imwirabura bwa mbere agiye kuri misiyo. Tuzabimenyera natwe ama misiyo twagiye tujyaho ntabwo byabaga byoroshye, bisa nk'abaga by'igitera ahantu runaka. Bimeze bite? Uko tugatangiye ni kuri PTN TV ya televiziyo mwicaye itunganye, uzajya muzisanga. Besa bite? Kubera saa 9 twicaye midani HQ kwegen ngo ni kuri ediko tababwiye kwituma natwe twicaye midani ngo ku biro bya FBI aho bikorera. Abari kubyumva bana ariko bagiye kuri misiyo bano babakurikiranye kwituma naho bana binjira midani babambaye n'udukuru amashusho n'ibifilime. Za filime zisobanuranywe disipurine ubwenge n'akantu kakine ni kuri kamu. No body bags. Mwibuke nta mirambo dukeneye, nta mirambo dushaka. Bisa nk'abantu basirikare bagiye kuri misiyo, abo batumye basabye kubazana ari basima ntabwo bashaka kubabica. Nta mirambo bakeneye. Bano barariba. Steve, what's happening? We're losing feed. Tutangiye kubura amashusho. Bano bambaye kamera basirikare bagenda bambaye na kamera ku buryo bafande basigaye muri office bari ibintu byose biri. So we're going blind. Bisa nk'aho nta sinyari. We still have audio. Okay, turasigarana amashusho gusa. Babuze amashusho ariko barasigara bakominikana ku itumanaho ry'amashusho. Mukomeze mugende. Mukomeze mbere. Stay on team lead. Mukomereze aho twabwiye guca n'aba FBI. Komeza mbere. Baby. Accelerate pace. Hey, bana barabanza bigabanyamo. Mukati buryo bari kubayoborera kuri blueprint cyangwa se kugishanya umbonero. Babayobora. Mukati buryo mugire gutya. Mukomeze muri corridor. Stop at staircase. No, muhagarare kuri escalier. See the staircase. Escalier turi kubona. Staircase shows on the blueprint. Are you? Hano kuri blueprint dufite se ko escalier turi kuzibona. On the staircase. Hano na escalier turi kubona kuri teri. Bisobanuye iki? Means we're getting closer. Bisobanuye ko turi gusatira. Menye kubo. We should abort. Iyi misiyo reka tuyihagarike. Ibyo ni ubukoriki. Sir. Ku gishushanyo mbona bari kubona ko abasirikare bari ari escalier, mu gihe abasirikare bari kuri field cyangwa bari kuri teri na escalier bari kubona. Hey. I repeat, may I have your authorization to proceed, sir? Ndasubira mu ese mwanyemera gukomeza, arasaba authorization proceed. Uruhushya rwo gukomeza. Proceed mukomeze. Bimeze bite? Authorization to proceed. Uruhushya rwo gukomeza muraruhawe over. Mukomeze imbere. Kumba aho bari akagabo kabumvisha. Aho bari akagabo kabonye kuri radari zako. Karababona ni muri yanyu bako barimo. Hitego kuri telefone. Dore akagabo kari. Kuri telefone. Akagabo kishushanyije ku buryo afite amatatuwaje nk'aya Papi Valence baragira amatatuwaje menshi. No other from me. Sinzi uburyo bagezeho. You said I'd be safe here. Kandi mwambwiye ko hano hari uzabanikanye. No time for that. Nta gihe cy'ibyo mfite. Uri kuri telefone. Well, then what I have. Ngiye gukora icyo mfite gukora. Umugabo. My wife and son. Make sure we get my pay. Gusa umugore wanjye n'umwana muzamenye ko amafaranga yanjye muzayabaha. Ni umugabo abana bashinzwe umutekano. Muzana babwire ko nabakundaga. That my work was for them. Ndetse kakazi kose nakoze ribona koreraga. Umugabo uri hano basirikare bagiye kugera ba FBI cyangwa abashinzwe umutekano. Aravuze ati njyewe amafaranga yanjye muzayifamiye yanjye. We need him alive no matter what. Uwo mugabo tumukeneye ari muzima uko byamera kose. Turakumva. Uwo mugabo FBI mukeneye ari muzima. Uri inzego zishinzwe umutekano yo hemukiye igihugu. Abagukeneye uri muzima kurusha uri umurambo. Kugira ngo bagukuremo n'amakuru nyine y'abandi mwafatanije muhemukira igihugu. Cyamuhungabanya umutekano. Kurusha uko wapfa bagenzi bagasigara bitegembya tutabazi naho baherereye. Umugabo afata telefone ye ayishyira muri mikoro onde kugira ngo telefone yice n'amakuru ayirimo bayabure, ayishyira muri mikoro onde. Babwire binjire. Blow the door. Cyangwa muturitse. Na filime. Bana bakuru ibisasu. Bano bashinzwe umutekano bakuru babicaye muri office bari gutanga order bakurikirana urugamba ukuntu uri kugenda. Urugamba reka ntabwo rwanwa n'imbunda gusa. Bakenewe muri bitekerezo. Umugabo arabanza asoma kuri dunia yote icyakiye bagiye
kugeraho kimwe kuri duniya yote basi nimba ari n'igifatwa bagifata icyagoye duniya yote maze gufatwa utanangoye duniya yote bakagufata n'inyota kuri tano nshinzwe umutekano abana baba bariciye kirimo na hasi umugabo telefone ari kuyiteka muri mikorowode ari kuyishyushya kugira ngo ishwanye kuri ke urebe filime kagabo kari hano karirasa aho kugira ngo kamene amabanga karirasa reka bagufasha amakuru wayatanga bagira ahantu bita muri ndabyemeye akaba yari yashaka kugira ngo batakujyana muri ndabyemeye amakuru yose akayatanga Steve ubusa naba nagufashe ntumpa amakuru nagufu Steve umugabo bashakaga ari muzima rirashe bimeze biti uwo bashaka ari muzima rirashe iyi ni episode ya mbere bakise Cypher izi ni za filime z'ubwenge narababwiye ngo byayishwe injiji bikayishurirwa abanyabwenge dore ni izi filime rero z'ubwenge roke mbazanira bimeze bite izi filime uzasanga ku Agasobanuye.com iyo ni website ujya ukishyura amafaranga yawe make kuva kuri Netflix birabinuse nabayireba muyireba ariko made in Rwanda bari ibintu by'ubwenge ni kuri iranayirenze cyase amadolari 20 ukarebera muri VIP cyase 20 by'amanyarwanda n'amafaranga make izi filime zose ntuzisohokera ahandi hantu ni kuri BTN buri munsi saa 9 kugeza saa 10 nuko dutangiye filime yacu bakise nguki bose nabamenyemo amafaranga bagizemo uruhare kugira ngo iyi filime tugereho cyumwihariko bamaze kuyikora bahita bamamagara kuri ya nimero yanjye ati roki KIMOMO niwe musobanuzi tuzi ugiye utunganya ukomoka ku ntumwa aka filime kadushyirire mu kinyarwanda banza no kwanga baringinga nyuma nza kubyemera ariyo mpamvu uri kukabona hano hanze kuri BTN TV no ku Agasobanuye.com bakise nguki Cypher Question number 5. ikibazo cya gatanu Where was Shawn Mendes born? Shawn Mendes yavukiye undi mugabo batuzanye yavukiye muri Toronto 5 for 5. atanu kuri atanu mwana wanjye She knows everything there is to know about this kid. mwana wanjye uzi ubwenge bwinshi cyane pe ni umugabo ari kumwe n'umwana we n'undi mugabo batugaruye tuvuye kuri bariya bashinzwe umutekano mwana ari kuryamo My friend Jesse and I think she probably smells like woods and njye n'inshuti yanjye Jesse dukeka ko uwo mugabo yanukaga Don't like that. ntabwo ariko yanukaga On the pop quiz? no, silly. Weekends with you. I wish it was the whole week. mba numva twamara ari cyumweru kurusha uko twamara na weekend papa I miss you telling me funny stories before I sleep. mba nkumbuye kunganiriza inkuru zisekeje mbere ko nsinzira ndetse ukankora n'utwa mu gitondo But I want to live with you. nubwo nkunda mama wanjye ariko mba numva nabana nawe ni kumwe nyine mama aba yaratandukanye na papa mama ari urera umwana Told you like a grown up for a second. mwana wanjye ntabwo nizi ko wakuze bigezaho 8 years old. mfite imyaka 8 papa A half. 8 minus a half. papa mfite imyaka I have a 8 boyfriend. none mfite na sheri kugira ngo umenye ko nakuze nyagasani ufite sheri Who? sheri wawe ninde None of your business. ntabwo bikureba papa ubwana bwarikuje ibaze roki ndinze nkana gutya nta sheri ngira akana k'imyaka 8 ngo gafite sheri we noneho kakahita kanabwira papa ngo kandi papa uwo sheri wanjye ntago akureba ntago umushinzwe umushingukeho abana Boys that you went to live with your mother and je her fault either. It's kuba uragiye kubana na mama wawe ni umwanzuro wafashwe n'umucamanza ntago ari njye In my opinion. kuki umucamanza yafashe umwanzuro atambajije considering the circumstances. ureba It ikibazo ukuntu cyari kimeze wasn't my job. It was an understandable choice. kuba narabuze akazi nta kazi nari mfite urumva ntago Why? kubera iki nyine batakumaye ngo abe ari wowe ndera Make sure I have a job. You know, like umucamanza ntabwo ari kumwe umwana ngo abe ari njye kandi nta kazi mfite ngomba kuba mfite akazi uri umucamanza iyo papa na mama bashwanye bareba akenshi rimwe na rimwe umuntu waha umwana uburere cyangwa se umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yagaburira umwana akamwitaho get a job, I will be going for full custody. nindamuka nongeye kubona akazi Promise? nzongera nsabe tubane tuzasaba full custody Mom for me? nsekera rero nta kazi afite urumva ntabwo yaza kubana umwana kandi ukiri Okay, they're really good at killing time. When does the movie start? After filime iratangira ryari rero tugiye kureba ya Rocky this, you'll eat popcorn. uraza kuba uri kurya incugu tureba filime ya Rocky ababyeyi bakunda kwereka abana filime za Rocky ngo ziba zirimo inyigisho zirimo ubwenge kumbe turi hamwe wa mugabo yirasi aba forensic bamaze kuhagera Rwanda Forensic Laboratory iyo laboratoire turayifite y'ubwenge habereye ibyaha baraza bagapima bakamenya byakozwe gute bagakusanya ibimenyetso uyu mugabo hano barebye muri sefu ye babona hari igipapuro cyari kirimo kurikirana witunze hagerwa Aren't you watch to happen for suicide? twumvishe kandi tubona ibyabaye mbere ko umugabo yahura But it doesn't get any easier. ntabwo yabyoroshye umugabo bari baje gufata yiyahuye Hey Steve, check this. Steve Reban basa Rwanda Someone tells me this is a printer test error. hari urupapuro babonye ariko rwanditse ibintu bidasobanutse Where did all the easy cases go? ibirego byoroshye ntabwo bikibaho You think it is? urakeka ibi ni ibiki mu Rwanda ko babonye No idea. It's strange. biratangaje n'abakuru ofisi barumva It's got
Chinese, urupapuro Latin, wagira ngo ni igishinwa ni ikilatini numbers, imibare inziga hieroglyphe ndetse n'ibintu bidasobanutse bizengurutse iyo ni code. I can send an email of it to you. reka mboherereze email. Let's not risk a security breach. oya kugira hatagira n'umuntu duhakinga bikangiza umutekano ibyo bintu mwibitwohereza. The ability to interrogate our suspect. uwo twakekaga ntabwo twabasha kumufata. Safe, I'll send a forensic team down. ngiye kohereza ikipe ya forensic zipima ibyo bintu bipakire bari ibizanaho kugira ngo mubyohereze kuri email. email buriya ntiwamenya ibyazo. Sir, we don't have anyone in-house capable of deciphering something like muri that. kano kanya nta muntu dufite wakora wabasha kuba yakuraho kode. byari umuntu ubona biriya bye bifite ukuntu byandikiraga amakode. Sort of the military crypt analyst a lot. hari crypt analyst twakoranye ndetse muri minsi yavuye no mu kazi yakoreraga NSA. Family? Best crypt analyst I know. niwe crypt analyst wa mbere nzwigeze ubaho. ba bantu nyine babona nka kuyiba ikintu byandikiye mu makode mu bintu bidasobanutse by'urujijo, we akaba yazi izo kode akaba yazivumbura akamenya bashakaga kuvuga iki. Full report on him on my desk. umuhamagare nonaha Eyes on that document. iyo dokima mu masaha biraza kuba yifite. hari uwo bavuze ngo uzi ubwenge cyane mu bintu byerekeranye n'amakode kuko mwahisha ibintu mukabyandika amakode kose, uwo mugabo ibintu byerekeranye n'amakode arabizi ku buryo ngo nibyo bintu yakoraga cyane yabaye umusirikare. barakwereka ko umugabo waje kureba filime n'umwana we baje kugura amatike tugiye kureba filime yitwa Cypher. Cypher bari ibintu bimeze nk'amakode. Cyphering ni ugukuramo izo kode. Kurt, Cut what's the new number? nimero yawe yabaye iki? ni umugabo uri hano. I'll be pretty easy to remember. Hey, what's happening? byagenze biteze hari uwamuhamagaye. Kind of in the middle of something. hari ibyo nari ndimo. I mean, let's wait till tomorrow. ntabwo wategereza ejo se. hari umugabo uhamagawe hano yari ari kumwe n'umwana we kuri iyo filime. I understand. ndabyumva. Okay, I'll get back to you. Just give me a couple minutes. okay mu minota nk'ibiri nze mpite nguhamagara. uyu mugabo arahamagawe. uyu mugabo ni muntu ki? hey ari kumwe n'umwana bari baje kureba filime yasobanuwe na Rocky. ababyeyi urabaza ukuntu icyo kintu bacyitaho. It's okay, Dad. bimeze sa papa njye ntungire ikibazo. So sorry. ntubarire mwana wanjye There's good news. ariko hari amakuru meza It's nyine could lead to a full-time job. This thing. bino bintu bishobora gutuma mbona akazi gahoraho Love that. kandi umucamanza mbonye akazi yazakuma nkakorera. Assignment that may not lead to a full-time. nyine ni akaraka bagiye kuma ariko gashobora gutuma bampa n'akazi gahoraho. Yeah. sibyo? So we can see the movie tomorrow. rero filime twari tuje kureba reka tuzayirebesha. And life's whole lot. ariko ejo urabizi nziga. What are you studying tomorrow? ejo uziga iki? imibare. Well, missing 2 hours of school is not going to keep uzasiba amasaha abiri ishuri tujye kwirebera filime. good mathematician. imibare urabizi ndayizi. That's still no problem. nzayigusobanurira nyuma. ejo uzasiba ishuri tujye kwirebera filime. umve papa So what are we going to tell the school ku if ishuri rero turababeshya iki? you have a court appointment? babwire ko mu rukiko batuhaye randevu tujyeyo. ubeshye ku ishuri umva papa ariko I'm starting at school. umva papa ukuntu ari kubeshya umwana. ejo umwana azasiba ishuri abesha abarimu ubundi bajye kwirebera filime ya Rocky. ababyeyi rero namwe Will Scott's file, sir. ibi ni amadosiye avuga kuri Will Scott. We contacted him. He's currently. bamaze kumuhamagara ari mu nzira ajyayo. wa mugabo bari bakeneye gusa ubwenge mu byerekeranye no kuba kode kumbe ni wa mugabo uri kumwe n'umwana we batangiye kumwikaho n'abashinzwe umutekano. yitwa Will Scott. Will dore umugabo nguyu. ibyo bagiye gufata basanze bifite inyandiko zanditswe mu buryo bw'iba. Will Scott. banyita Victor nitwa Will Scott. Okay. twari tugutegereje. bari bategereje umunyabwenge kureba ahantu aje abashinzwe umutekano bapanuye. Character combinations I've never seen. bino bintu bwa mbere mbibonye pe. How many hours is it gonna set? gutwara amasaha kugira ngo bisobanukirwe. I'm afraid this is not a 1 or 2 hour iyi ntabwo ari operasiyo yatwara isaha. days. biratwara iminsi. Take this back with me to analyze it further. birabanza Not proper protocol. But I can check. Hold on. uretse mbanze mbaze pose yaravuze ngo nabitahana mu rugo nkajya kurara mbyigaho baramubuza ati uretse tubanze tubaze kuri office. waravuga ati nabitahana bino bintu nkagenda nkabivumbura nkamenya ibyebe. aya makode byandika agasobanuye iki? byandikira acunga abantu hari ibyo barimo arabacunga bose bashinzwe umutekano. uyu mugabo arangije kuri telefone ye aya madosiye nibanga cyane bari baza no kuyohereza kuri email arayafotora arayabika. ni igipapuro cyanditse mu makode umugabo turengera agifotora akabibika. ibintu bitemewe. Sir, you're on speakerphone. uri kuri speaker loud speaker. This is Robert Martin Scott uravuga na Robert Martin. jumping on board in such short notice. urakoze kubisobanuka tukiguhamagara. The NSA, I've reviewed your file and based on your nirengagije icyatumye akurikana muri NSA are the right man for the job. nabonye rero mugabo ukwiriye kano kazi So it's a pleasure to have you on our team. ndetse n'ikiri ibyishimo kuba tugufite mu ikipe. This document is extremely sensitive and I cannot allow it iyo document ufite mu ntoki ntabwo igomba gusohoka muri iyi nyubako. swept the entire premise. paka forensic bamaze kureba iyo nyubako yose ko nta kintu kirimo. ntabwo iyo dosiye twari guhitaha tumaze kuyifotora muri telefone ye. Start tomorrow morning. ejo mu gitondo uzaza utangira akazi. ibyo bipapuro uzabisanga ku kazi n'ibindi byose
cyose ukeneye basore Code, whatever. izi kode It's extremely important. ni ingenzi cyane Objectives. One, keep it in our hands. icyo gipapuro kiri mu maboko yacu Give this man whatever he needs to crack this case. ndetse uyu mugabo mu icyo akeneye cyose kugira ngo asobanukirwe ibyerekeranye n'iyo kode Oversee the transfer documents if you like. reka ngende ncunge kariya madosiye bayazana Just keep an eye on this crypto analyst. oya ahubwo ukomeza ucunge crypto analyst wawe uriya musore nyine bahaye akazi ugiye kuba yaza akareba ibyo bipapuro birimo kode bisobanuye iki ibipapuro barabimwambuye byohereza kuri FBI ejo mu gitondo azajye mu kazi gusa umugabo yabifotoye yagiye abireba muri telefoni ye ibi bintu ntabwo byemewe yari amabanga basanganye ibyihebe leta itarasobanukirwa ni ibiki umugabo arayatahanye ibintu atari yemerewe abashinzwe umutekano baracyari guswipinga ahabereye icyaha sasa uyu mugabo ari hano niwambwira ngo twabonye afite umwana ejo uzagira isabukuru ari hano kugira ngo icyombo cye kiri gusakuza icyombo kiri gusakuza komeza kwegereza hano bamenye inyubako basanze iki cyeme kidasanzwe cyangwa se amakuru bari guhiga yumva mu nyubako mu gikuta hari biri kushwikira byangiza furikanse y'icyombo Everything okay? I need to have nama nyene y'inyundo something inside the walls. bisa nkaho hari ikintu kiri muri ibi bikuta zana inyundo sha bano basirikare barazitwaza afata inyundo urebe ni mu gikuta mo indani kubisema baraturitse bose cyewe agikubita muri cya gikuta aho bya bipapuro byari biri ibintu byose haraturitse nyagasani n'abashinzwe umutekano gusa uyu mugabo bamutweretse ngo ni umuhanga bamwita Will Scott niyo ari muri dushe ubona afite ibintu ari kwandika by'imibare mu munyabwenge avuga atari kuziriya kode zabiriya byihebe akanda kari ukagira ngo ari mu ndege zisobanuye iki Hey, sweetheart. bite sweetheart hari turika ryabaye kuri televiziyo Tomorrow, don't want to really seek icyabanga ryanjye nawe ejo twari kuzajyana kureba filime and get this message for you. bibaye ngombwa ko message nyuza kuri mama wawe Listen, I'm gonna have to cancel. ibyo kureba filime ejo turabihinduye kuko ejo babwiye ko aribwo azatangira akazi Things got a little crazy, ibintu hano byabaye ibintu by'ubusazi but we'll reschedule. tugiye guhindura gahunda yo kujya kureba filime ya Rocky Really sorry. kandi umbabarire mwana wanjye You- ndagukunda I'll talk to you soon. tuzavugana vuba sibyo message yoherereje mama w'umwana kuko umwana nta telefone agira mama w'umwana ari hano yakiriye ubutumwa bakise Cypher kandaho hano noti Sweetheart. bite sweetheart ni papa Listen, thought it was secret. ibyerekeranye na ryabanga ryanjye nawe ejo umwana yagombaga gusiba ishuri bakajya kureba filime umwana wanjye mama yitajugunya telefone ni kumwe ababyeyi baba barashwanye uwo yarinde mama Number. ni umuntu wari wibeshye nimero umva kubeshya kwa kundi ababyeyi baba barashwanye buri umwe akajyangisha undi umwana mama we ni indaya yahura na so ni indaya In East Los Angeles. mu burasirazuba bwa Los Angeles The FBI were on the premises as well as what caused the aho FBI yari yatatse haturitse rikasani interest of privacy for the investigation. bisa nk'aho ari iperereza ryari rikiri ibanga cyane Identities of the deceased are not being released. ndetse imiryango yapfiriyemo y'abashinzwe umutekano n'ubu ntiratangazwa aba agent umunani ba FBI baturitse nyagasani uyu yararebye niwe wenyine wafotoye cya gipapuro bivuze ngo cya gipapuro cyahiriyemo hamwe yasize afotoye igipapuro aba agent bari bakirinze bose bahiye baturikiyemo wenyine niwe wabashije kugisigara nahise gipurintinga muri iryo joro ntiyaryamye amenya ubundi zikode zabiriya byihebe bitumye abashinzwe umutekano baturika bose zisobanuye iki igipapuro akiraraho amenye byifashe bite ajya kuri za kode atangira kuzikuramo nyine agenda asobanukirwa ni ibiki hari abantu bandikira mu makode ku buryo utamenye ni ibiki bavuga buriya n'abantu baziranye cyane hari ukuntu baganira ati bwombo shaka Kadafi we ubwo Kadafi akamenya ni ibiki bijya mbere we na Savimbi na Jamari bwombo baba bazi ibyo ari byo ibyo niyo makode rero iyo bwiye ari ibyo biri gukoresha ayo makode yagiye kavuga ati izo bwombo zisobanuye iki zabo bahungu ayo makode amaze gukora hari izina yakuye muri cyitwa ngo Jimmy Gordon n'imibare y'indiri inyuma muri ya makode yakuyemo izina ryitwa ngo Jimmy Gordon. The ATF report just came back. They found embedded explosives hidden in the building. raporo iravuga ko babashinzwe umutekano bacu basanze hari ibisasu byari biteze mu gikuta imbere Every inch. kandi hose bari basanze They loaded a false room C4 and detonated it remotely. hari igisasu cyari giteze mu gikuta Missing room. muri cya cyumba tutabonaga hano kuri map cyangwa se kuri blueprint Here, I know. ibyo bintu bire bitandukanye map na blueprint Just knew this day was coming. They bisa nk'ibibyeyi byari bizi ko uyu munsi uzagera long time ago. byari byarateguye icyo gisasu na mbere bizi ko tuzaza hano wari uri kuri chat Important, Andre. Andre ibyo bintu urimo birihutirwa koko ni ingenzi Text from Lau. Rawo aranyandikiye
He and Agent Carter just arrived at Steve Vilker's house. we na Agent Carter bagiye kubwira umuryango wa Steve ko umugabo wabo yapfuye ni wa mwirabura 8 families to answer to. gusa ngo ni imiryango 8 isigaye yo kujya kubwira Blame yourselves. abashinzwe umutekano 8 ba FBI bapfuye kujya kubwira famiye z'abatu bene wanyu rero bapfuye biba bigoye. We have to blame ourselves. aya makosa na yacu reka tubyishyireho abashinzwe umutekano. You know why? uzi impamvu? Because there is no one else to blame right now. muri kano kanya naho ndi twashyira iki cyaha cyabaye Responsible for this. paka tumaze gufata abaginga batumye bagenzi bacu bapfa Right here in this room. hano muri iki cyumba ibintu byose abariho bihagararira It's on us. amakosa ari kuri twe kuba tutarafata abagizi ba nabi yagasana bene wabo bapfuye bakoranaga. Now where are we at with this suicide victim? uyu mugabo wiyahuye rero tubanze tumenye ibye Yet, nta bimuranga her DNA samples us. bari gupima DNA sample boherejeho forensic hano mu Rwanda b'ikigo bita Rwanda Forensic Laboratory gikora ibyo bintu gipima kikamenya uwo muntu wapfuye yarinde yishwe n'iki bagapima DNA bakamenya iswe mufitanye amasano n'uyu muntu. Identity is the only piece of this puzzle we have left. bakorera Kacyiru bwarakeye uyu mugabo ariko muri bya bipapuro ya makonti ya bya byihebe abashinzwe umutekano wa FBI yo irizibira ikira gipapuro nta n'iyigifite kuko cyahiriye muri yanzu yabonye izina ryitwa ngo Jimmy Gordon isura yiriho akomeza gukurakinga zino code agenda reba n'iki n'umutari cyane ni umuhanga buri muntu abafite ikintu ashoboye. Gonna be late for work. uraza gukererwa ndakererwa ku kazi mwana wanjye banguka ni mama ni umugore wa Willy Scott. It's not like I'm old enough to spend 2 hours putting makeup on yet. akana kari hano mama amaze gukora amagomba kwitera makeup one. Right, smart now. akana ufite umuntu ufite ubwenge gafite utugambo kavuga kuva akana gafite imyaka 8. Scott called my desk. Willy Scott yamamagaye Call him back. Sounded urgent. numvaga byihutirwa ngo muhamagare Willy Scott bari bagiye kumuha akazi hano aze nyine abafashe kumenya ibintu kira gipapuro gisobanuye iki none icyo gipapuro cyahiriye mu nzu ariko ni wenyine wagisigaranye uko yari yagifotoye gusa yagifotoye bitemewe yamagaye hano uyu niwe wari umurangiye akazi avuga ati hari umuntu nzi urenze umve. You okay? meze neza I'm fine. meze neza Saw the explosion on the... nabonye ryaturika ryabaye ku makuru I'm sorry about your... Man, wihangane ku byabaye ku basore bawe Crazy. n'ubusazi mwana listen, you know, an hour earlier I would have been there. Do you know who's behind? iyo nanjye matinda gato nari guhiramo No, not yet. We're still working on it. ikirego turacyagikoraho That document went up with everything else in the warehouse. cya gipapuro cyari kiriho kode z'ibyihebe cyahiriyemo bivuze ngo ntabwo tukigukeneye mu kazi ngo uzudufashe kumbe igipapuro yagifoto yagitwaye. I need to ask you a favor. hari faveri nshaka kugusaba Well, now's not the time. ntabwo aricyo gihe kikunsaba faveri Don't take much time and it's really important. ntabwo biri butware igihe kinini mfasha. Okay, shoot. sawa uyu nawe yahoze akorera I leta don't have access to the system anymore. urabizi ntabwo ngifite ukuntu nagera kuri sisiteme ya leta Gordon. ndagira ngo ndebere izina ry'umuntu bita Jimmy Gordon Culprit? nawe se ni umufatanyacyaha Or- uramushakira iki Can't really tell you anymore. ntabwo nakubwira icyo mushakira Would you please? Run the name for me. iryo zina rishyire muri sisiteme yanyu nka leta umenyere Jimmy Gordon akora iki amazina yacu baba bayafite I'll run it through someone else. nimba utabinkorera ndareba undi ubinkorera Stop. rekera hariko You know, let me see what I can dig up. ok reka ndebe n'iki namenye kuri iryo zina Okay, Jimmy yitwa Jim Gordon Jimmy nyine Gordon Gordon. araryandika uyu yabifumbuye abikuye kuri cya gipapuro ariko n'ubu ntarabwira FBI ko cya gipapuro yari yagifotoye cyangwa se ko yatangiye no kuba yakwinjira muri ziriya kode z'ibyebe ntabwo arabibabwira ariko bikora ku giti cye urebe filime bano uyaza kumurebera iryo zina bita Jimmy Gordon ni muntu ki akana kagiyeho barebera filime gategereza papa karamubura mama yabyumvishe yanga kubikabwira kwa kundi ababyeyi nyine mushwana mugashaka kwangisha umwana buri umwe uruhande rwe gusa ibyo ntabwo ari byiza imico mibi umugabo mu nzu urabona ko hari icupa rya duniya yote duniya yote ifite mutombora gura icupa rya duniya yote harimo na tombora uko rimwe afite menshi ujye ureba mu mufuniko mbere yo kujugunya umufuniko ushobora gutsindira televiziyo amagare amatelefoni ibiki byose mwana hano yafashe amatike yo kureba filime arayaca papa yambeshye ngo turareba filime za Rocky umwana wawe kumubeshya filime ya Rocky mubyeyi ujye ubyitondera bishobora gutuma umwana akuzinukwa. Hey, what'd you find? Nabonye iki Your man, Jimmy Gordon, was a Jimmy respected Gordon banker, yari umuntu ukora muri banki bubaha 50 years old, yari umuzungu from Arizona, Caucasian. claimed no criminal records, born nta cyaha afite and dead 2 months ago from cardiac arrest. yapfuye amezi abiri ashize yishwe n'umutima That says here a heart attack took him out. baravuga ko ari umutima Do wamwishe you have an exact date? wambwira amatariki neza yapfiriye Jimmy Gordon August 16th, kwa munani tariki 16 2020 neza neza And this guy is? wambwira umugabo wari we yakoraga muri banki Willy
izina rya mbere yabonye muri ya kode ya bya byihebe. Izina rya mbere yabonye muri yitwa Jimmy Gordon amatariki igiye yavukiye. Yabonye izina ariko hari imibare yanditse imbere. Umugabo yapfuye muri August kwa 8 tariki 16/2020. Arabanza ashyiramo akadomo hano mu kwa 8 tariki 16. Inyuguti ya zindi hano isobanuye 2020. Jimmy Gordon ni muki. Kuki izina rye ryari riri muri kode y'ibyihebe. Yashize amezi abiri apfuye. Uyu mugabo atangiye kugenda yinjira muri kode z'ibyihebe. Izi za filime z'ubwenge zisa. Tuze hano tutwike turikise. How you feeling? Ntabwo nakubwira wampaye amakuru. I have to preserve my source. Bagomba kurinda source yanjye. Ahantu yakuye amakuru. Ubundi nta munyamwuga ukivuga ahantu yakuye amakuru. 8 agents. Aba agent 8 bapfuye. They were my family too. Nanjye bari famiye yanjye. Sir, enough. Stop it. Rekera ariko. Uyu mugabo aramuha amakuru. Are you sure your source is only playing for one team? Ese wagwaye amakuru abizi ko ariwe yahaye gusa cyangwa yahaye n'abandi duhanganye. Igihe umuntu ashobora kubwira ati rero polisi mu gihe hano niki akahita abwira n'abagizi ba nabi bande zombi. Think about it. Ubitekerezeho ko waguhaye amakuru yaba ari weho yayahaye gusa cyari n'abandi yayahaye. Uyu nafande Katururi. Gusa babuze urwandiko rwari ruro kode z'ibyihebe. Urwo rwandiko wari rusigaranye warufotoye. Niyo mpamvu buriya buri document ufite ugomba kuyifotora ukayibikaho. Temba rya kara. Ari n'igihe bagufata ati perimi wayibagiwe ariko buri warayifotoye hari igihe bakwihanganira. Buriya gufotora ni ibintu byiza. Ariko bifite akamaro. Hari nabo nje mbona bifotoza bambaye ubusa we. Mwataye umuco. Niko. Mukaba yakomeje hano ukomeza kureba zino kode z'abagabo, akomeza kubyigaho yitonze, akomeza kureba bisobanuye iki, akuramo n'irindi zina nanone Philip Washington. Muri kode z'ibyihebe wasobanura guteka izina ryawe ririmo Philip Washington. Irindi zina muri rwa rwandiko za kode za bya byihebe. Uyu mugabo ni umuhanga cyane. Buriya buri muntu hari ikintu abashoboye neza cyane uvuga ati ngo ni ibintu arabyumva atanu kwa tanu. Ugakomeza kureba abonye irindi zina ryitwa Philip Washington. Philip Washington. Uwa mbere bamubwiye ko yapfuye ni Jim Gordon. Ameza birashize. Umugabo akimara kubona irindi zina ise yambara agufatira imbunda. Niwe yahoze ashinzwe umutekano. Arangije ahitahisha. Arapfuka. Arahisha ibyo yari ari gukora iperereza bye. Akana hano karakariye papa. Ana kitwa Ana. Mama yakanze kukabwira ko papa yari yakiseguye akabwira ko gahunda ya filime yahindutse karakaye. Meze sawa? I'm fine. Meze neza. Well, you don't sound fine. Genda umvuta meze neza. What's the matter, kiddo? Ikibazo kimwano. I'm not a kid. Ntago ngira umwana yarakabwiye ati what's matter kiddo. Kiddo nyine ni kadogo ntago ndi umwana. Nana wanjye usigaye gukura vuba. But you'll always be my little girl. Ariko te kuzahura umukobwa wanjye. Nanjye mpore ndi nyoko. Ko wakura kose rega. Ababyeyi baba ari ababyeyi babona urakana kuri. Gutekereza iki? Mom? Yeah? Mama. Did Daddy ever call? Ese papa yigeze guhamagara? I don't think so. Ntago yigeze amamagara mwana umva kubeshya. Kumwe ababyeyi bateranya usanga bira bintu ni imico mibi ku babyeyi namwe mu gihe imico mibi. Nimba warashwanye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Umwana ntago ugomba kumwangisha undi mubyeyi. Iso buriya ni imbobo yirirwa no mu birara. N'iki ni indaya mama wawe. Ibintu nagarisa. Mujye mushwana hagati yanyu ariko nimuhura n'umwana mubwira ati papa we ni umubyeyi mwiza, mama we ni umubyeyi mwiza. Azi umwana gukomeza gukura umubwira utugambo ngutwo ngo se ni ikirara ni indaya mama wawe ni inshinzi iki niki. So we received positive ID on a microwave suicide. Wa mugabo wirashe twamaze kumenya wari we. Is 42 years Yitwa Alex Mays. national. Afite imyaka 42. 98. Yashe muri Amerika muri 98. So, I went to Boston College. Yize muri Boston College. Science. Yari umuhanga cyane mu bintu bya computer. Masters. Ndetse yari afite masters yakuye mu MIT. 5. He moves to Santa Monica where he meets Russian-born Yagiye muri Santa Monica yahuriye n'umurusiya bita Marta. Spring of 06. Barashyingiranwa 2006. Right. A housewife with no. Bashyingiranwe n'umugore wirirwaga mu rugo udafite Time akazi. for questioning. Umugore wuriye mugabo wirashe mu muzani. Bamwita Alex Mays. He's working for us, so old roommates, neighbors, teachers, he would... Abo bari baziranye inshuti ze biganye abaturanyi be bose mubaze kuri uwo mugabo. Uko bari ya FBI kiri kwibaza kuri wa mugabo wirashe wundi bafashe wirashe ngo bashaka umugore bamuhata bamaze byinshi. Hano hari ukomeje kugenda agiye gushaka witwa Philip Washington yabonye izina rye muri za kode z'ibyihebe. Katuri. Think through me. Yes, sir. FBI iri hano. Wirashe bamaze kumenya nicyo cyihebe basanze kiri ahantu hari za kode. Gusa rero iyo kode umuntu wayisigaranye ariwe bita Will Scott. Hari izina yabonyemo ndetse butuvugana yagiye no kureba uwo muntu ahantu ari. You can use some sleep. Usanga umuntu ukeneye kuryama. It's not a nice thing to say to a lady. Cyo nakari ibintu byiza byo kubwira umugore ngo akeneye kuryama. Hari ibindi ahita atekereza. Iko nyine umugore yamusubije. Umugore ati madamu urasa nk'umuntu ukeneye kuryama. Umugore nawe ati hari iryo jambo ntago ari ryiza kuribwira umugore ngo akeneye kuryama.
I mean it. aryami wanyuze Kurt and I, we can keep things moving. jya kuruka njye na kati ibiri turabyitaho acaho nya barakwereka wabashije gusigana na ya kode y'ibyihebe ndetse wamashije no gukuramo izina ryinshi mu nyubako yabonye. Iryo zina yabonye ryitwa Philip Washington, ahatuye ngo ni hano ko yaje kwereka wabashije gusigana na ya kode y'ibyihebe ndetse wamashije no gukuramo izina ryinshi mu nyubako yabonye. Iryo zina yabonye ryitwa Philip Washington, ahatuye ngo ni hano ko yaje yanze kubwira FBI, yanze kugira umuntu rumwe abwira, ari gukora ku giti cye kura y'imbunda. Bamwita Will Scott Katururi. Hey, wabonye filime nyinshi z'ubwenge, narababwiye ngo filime zitari mu bwenge zidasobanutse izo filime ntabwo uzumva roki nazifashemo baranzi ngewe ariko sibyo. Kandi none za filime ugomba gusobanukirwa ijambo kurindi bavuze ngo iki za filime basakurizamo ntimusobanukirwe. Izi filime kandi uzisanga ku Agasobanuye ni website ujya ukishyura udufaranga duke ukajya wirebera filime neza umeze neza. Bakaba yinjira mu nyubako ibisizi n'ibyebe byari byarahishe muri konti, wowe iryo zina warimenya ukajya ahantu iryo zina rituye. Umeze nk'uwiye wini wazi wanjye mbere kandi gushe umeze tu kugera no muri ugasanga hari umugabo umeze nk'uri, hari umugabo uri gusamba, yinjiye muri inzu asanga umuntu uri muri iyi nzu ari gusamba. Bimeze bite nya cyewe filime komeza imbere akaba ari gusamba avayo reba ko yagutabuta abantu aza gutabara umugabo ari gusamba. Bisa neza gusamba bisa neza aza kumwasamura areba umugabo arebe bimeze bite akiri hano nawe baramufata barakubita igishinge mu irugu. Mama we uwajeje kuneka yigize irwanya yigize rambo mu bisheke. There is a season Ibintu byose bigira igihe and a time to every purpose under heaven. Munsi y'ijuru ibintu byose bakubwa impamvu. A time to weep Haba igihe cyo kurira and a time to laugh. n'igihe cyo guseka. A time to mourn Igihe cyo and a time to dance. igihe cyo kubyina n'igihe cyo gushyingura bashatse kubunamira. Thank you for Will's life here on earth. Turabashimira ubuzima Willy yagize kuri iyi si. This body that lies before us. Uyu murambo turyamye imbere Willy bamuteye urushinge itapfura agakobwa kaje kumushyingura. Wa mugabo Willy byapfuye baje kumushyingura. Cya gishinge bamuteye cyahise kimwica. Nyagasani bano ntago bikaza baza gushyingura ari nk'abantu 10 wagira ngo bari muri corona, bo bavumbuye corona mbere yacu nako bavumbuye nyine gushyingura muri bakenya mbere ya na corona. Umugabo arapfuye Will Scott yagiye yigize rambo gagiye kuvumbura ngo ibya kode z'ibyihebe ngo amazina yabonyeho bamujombye igishinge yitapfa. Agakobwa ke DC kaje kumushyingura kamuheruka ejo bavugana ngo bazajye kureba filime za Rocky, none papa arapfuye. Will Scott uko yapfuye. Hey! Katururi meze bite umugabo yapfuye dore uyu umuhanga mu byerekeranye no kuba yamenya kode z'ibyihebe. Bivuze ko cya gipapuro cy'ibyihebe kiracyahari, isanduku bayisize hano ngo araba bagomba kuza bukeye bakayigira iki n'iki bagashingura bikarangira bagashyiraho na beto bakubaka neza. Niko bigenda. Telefone irasona, telefone hano yarasonnye. Urebe filime witunze, abavuye gushyingura telefone hano yarasonnye. Bimeze biti urebe filime telefone yarasonnye, telefone yarasonnye. Kumbe ni wa mugabo wirara cyari mu isanduku. Umugabo mu isanduku ni muzima we, nibwo agikayuka telefone yarabukanguye. Umugabo bamushinguranye na telefone. Surprised you're still alive. Utunguye no kuba ukiri muzima sibyo? Hey! Who is this? Ninde tuvugana? Who the hell am I? Ese ndi hehe? One question at a time. Bazi ikibazo ku gihe You cyacu. know where you are, Will Scott. Will Scott ndabiza ahurura hasi. Umugabo ntabwo arapfa ngo bamushyinguye ari muzima. Cya gishinge bari bamuteye bigaragara ko apfuye nyuma ukaza gukanguka. All your questions will be answered in time. Ibibazo byawe byose biraza gusubirizwa igihe. Now, follow my instructions and everything will be... Kurikiza amabwiriza yanjye uraza kumera sawa. Instructions? Ayahe mabwiriza? What are you talking about? Uravuga ibiki? Urebe. What the fuck is going on? Ese ni ibiki bijya mbere? Munguremo umugabo ari mu isanduku ari rusororo mu masaha y'ijoro famiye yamusize mu gitondo we. Umugabo ari rusororo. Tuza Will. Not the time to get agitated. Icyo gihe cyo gusara gukoresha umwuka
mwinshi. The average human being consumes around 0. Ikiremwamuntu gisanzwe gikoresha 0.5 bya oxygene ku munota. You've been in this coffin for 5 hours. Kandi umaze amasaha 5 mu isanduku. 1 minute. Bivuze gusigaranye Leaves you with iminota mike. 9 minutes of breathing. Iminota itarenga 10 uhumeka ukayita upfa umwuka urabugushiranye. Yes, you do as I say. Rero byabyiza ukoze uko nkubwiye. Then we can have a nice. No, ukora ibyo ngubwiye urasa tuhure tuganire twitonze neza. Now, listen closely. Nyumva kandi witonze. There's a trigger above your head. Hari imbarutso iri hejuru yawe. Twist the handle. Iyihindukize ni nka serire. Push. Nurangiza usunike. Umugabo arahindukiza arasunika. Urusororo mu masaha y'ijoro umugabo avuye mu isanduku. Famiye yamushyinguye. N'abandi bose bari bamuzi. Ngo bari bamuteye igishinge ku buryo bakupima bakabona wapfuye. Ariko hari amasari muze kugirwa kamuka. Buried me alive. Wakinguye ndi muzima rusororo. Wakigurye. Gufusha. I want to know what's going on. Ndashaka kumenya ibice bijya mbere. No. I'm on your side. Kandi ku ruhande rwawe. That you put me in there. Kandi wakinguye. Said that. Ntabwo navuze ko ari njye gushyinguye. If you didn't, who did? Nimba utakinguye ninde wakinguye? Okay, tell me who you are. Ubundi bwira urinde. Me in the coffin to begin with. Ubwire n'umukinga wakize mu isanduku. And you're asking the wrong question. Uri kubaza ibibazo bitari byo. Reasonable question. Ndi kubaza ibibazo by'ubwenge. You were dead. Wari wapfuye. And I'm offering you a new life. None ndi kuguha ubuzima bushyashya. Me and I'll explain everything. Kwira duhure gusobanurira buri kimwe. Hehe. There's a black car parked across the street. Hari imodoka y'umukara iparitse hakurya y'umuhanda yitwa n'iy'isuka. Imfunguzo zirimo imbere aho bakiriza. Genda wansi iyo modoka uze duhure gusobanurira ibintu byose. Nyagasani. Uyu mugabo yinjiza mu bintu atazi. Yatangiye ngo yafotoye urupapuro rw'abagabo. Black Chevy. Black Chevy. 00. Chevy y'umukara. Black 007 iki n'iki. Imodoka y'umukara. Ati nimushaka kumenya uko mushyinguye ngwino musobanurire kandi ndi ku ruhande rwawe. Bimeze bite? Yatangiye gashaka kumenya ngo gondeze ibyihebe yigeze rambo mu bisheke bamushyinguye ari muzima ahashyingururiwe. Baramubwira ati vayo. Akingura imodoka. Afitemo n'ubwo bari kuzi kuva mu isanduku urusororo umuntu akubwira ngo hari imodoka naguparikiye ku ruhande yatsuza undebe. Iyo modoka njye ntago nayinjiramo rw'igikundiro. Ntago nayijyamo ahubwo uyu mugabo aranatinyuka umugabo yinjira mu modoka. Wari wakinguye shandi muzima. Umugabo yinjira mu modoka. Okay, I'm in the car. Urabise imodoka nayigezemo. What next? Harakurikira iki? GPS on the dash. Turn it on and Iyo modoka ifite GPS yikandeho uyatse imodoka irakuyobora. hard was it will. Where are you taking me? Iyi modoka iranjyana he. Be soon enough. Uraza kubona ibihagije. Fucking coffin! Nibwo gikahuka mu isanduku. Damn answer! Basinyera ibisubizo tuza. To arrive at your destination, Nugeraho ndi kukubwira. make sure you get answers to all Ibibazo byose ufite urabibonera ibisubizo. 32 minutes. Ufite iminota 32. Hello? Alo ahita namukupa. Iyi modoka ifite GPS. Iyi GPS irakuyobora ikakubwira ati komeza imbere kata genda ikakuyobora mpaka ugeze ibirimo amerekezo y'ahantu. Kuriya nyine umuntu gukubita location akabona umugezeho. Agerageje guhamagara iyo nimero yamuhamagaraga yanga gucamo. Imodoka baguhaye irimo GPS urabaza iki? Umugabo yatse imodoka. Gatururi. Ajye kureba uwo muntu uri kumuhamagara amuhe n'amakuru ibibazo byose yibaza uyu mugabo ari kwibaza ari nabyo bibazo natwe twese turi kwibaza. Imodoka irambwira ati komeza imbere. Imodoka irakuyobora n'iza modoka nziza zigezweho nako mufite zimwe za kera. Mbabwira nzi ko muri bagenzi. Akomeza imbere ikafite ubwoba. Muri metero 200 uhita ukata iburyo GPS irakuyobora kugenda muganira harimo n'ijwi ry'umukobwa ari kuyobora. Arakata. Komeza ukata iburyo. Arakata ari kuyoborwa na GPS yo mu modoka. Umugabo ageze hano GPS arayizimya ubundi ndajya he dore arayizimya ubundi no muntu uri kunyobora aranjyana he. Ikigabo cyita kimuhamagara. Cyita kimuhamagara. Ibifirifiri. Kimuhamagara cyitaba. Aragikupa ubundi umuntu umamagara. Wari wakinguye ndamwitabira iki. Umugabo arongera amuhamagara. Urebe amuhamagaye. Telefone anyuze mu idirishya arayijugunya. Yagasani. Yanze kongera kwitaba umuntu uri kumuyobora. GPS arayizimije reka nitahire mu mahoro. Uyu mugabo nari mpamvu yo kumwitaba. Ibyo uriya mugabo uri kumuhamagara bivuyemo yitahire mu mahoro. Atarajya kure dore ngo baramugonga. Agisuzugura itegeko ry'umugabo dore ngo baramugonga we. Utazacikwa na episode ya 2 ku munsi w'ejo. Izi ni za filime z'ubwenge. Rero nk'ibisanzwe